baririmbana mu bikorari babyaranye kana akamubwira ngo niwongera gusaba ugatwita umwana wa gatanu njyewe papa runaka nzaguta. Baririmbana akanabimubwira urenda guta umugore wawe hari undi mugabo bararana atari wowe. Kugera ku rwego ushobora gukora teste utuma umudamu utwite naza tumusengere agatinya guhaguruka kugira ngo adahaguruka bagashimana inzara batarongeye. Icyo gihe tugezemo cy'abanyamubiri babana b'impinja badakizwa, cyakora bararirimba, cyakora barabwiriza, cyakora barahanura, cyakora barya n'igaburo ryera, ariko iyo upimye imbuto zabo usanga badakijijwe, usanga bakiri impinja mu mwuka. Kandi n'abigisha turabafite b'abana mu mwuka, aho ujya kubona ukumva abwiye iteraniro ringana gutya ngo nubona mugenzi wawe ngo adafashwa ngo umwimuke ngo arabafite abadayimoni, ngo nubona mugenzi wawe ngo adafashwa ngo uhite wegura Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo na jenda ngo umwimuke ngo arabafite abadayimoni. Uyu mwigisha wimurenganya afite ikibazo cy'uko akiri umwana. Njyewe nagisi ntabwo nabwiriza iteraniro ringana gutya ngo mwese mufashwe ku rugero rumwe gutese. Njyewe ndi umwe mu bigisha bigisha abantu benshi. Ntabwo nakigisha iteraniro ririmo abantu barenze mwebwe cyangwa bari munsi yanyu barenze umwe ngo mufashwe ku rugero rumwe gutese. Harimo abasohowe mu nzu, abanzwe n'imiryango, abafite ideni rya banke, abafite abana babaye ibirara baba urumogi basuzanyisha ikirenge. Ntabwo wakwigisha iteraniro ringana gutya ngo mufashwe ku rugero rumwe. Ahubwo ngo nawe wamwimutse n'umwigisha wabikubwiye nimwe mwaba mufite abadayimoni nka Senkana. Niga Bibiliya nayigishwaga n'umushumba witwa Matiyasi ayoboye Rukurazo. Atwigisha yaratubwiye ngo umwigisha uzajya uhagarara imbere y'iteraniro ntabanze gusenga cyane ngo anicishe bugufi ngo azaba ari umuyobozi. Turamubaza duti se kubera kivuze iryo jambo? Aratubwira ngo icyambere umwigisha azajya abanza kumenya ko abo bantu ahagaze imbere harimo abamurusha ubwenge ngo bimutere kwicisha bugufi. Kandi reka mbereke ukuntu itorero ryacu rya ADEPR cyangwa se idini gutyo, itorero ryacu rya ADEPR reka mbereke ukuntu utapfa kuribeshya. N'umwigisha uri mu iteraniro ubwiriza anyumve cyane. Iri torero rya ADEPR imbere ya 90 umuntu wabaga ririmo afite imanita afite sogonderi yabaga y'abarojiyonari. Nyuma ya 90 Imana iduhaye kwiga dufite ubumenyi bw'isi. Dufitemo PhD degree, dufitemo abadogiteri, dufitemo masters, dufitemo doctora, abalisansiye bo ni benshi, dufitemo abalisansiye muri teoloji. Ntabwo uyu muntu wamuhagarara imbere ngo apfe kunyeganyega, ahubwo anyeganyezwa n'ijambo ry'Imana. Uko icyambere umwigisha akora analize. Naho kuya mugenzi wanjye umwe ndamubwira nti wajya ureka kubeshya abanyetorero ukabigisha ijambo ry'Imana. Arambwira ngo mbagira ngo mbacuguse ngo mbashyire mu mavuta. Ariko umunyetorero ntabwo anyeganyezwa n'uko wamubwiye ngo ukorera intebe ngo cyangwa ngo va mu mwanya wawe ngo usimburanye na mugenzi wawe. No, umunyetorero anyeganyezwa n'ijambo ry'Imana. Dukwiye rero gukizwa tukamenya ibyo twakira ibyo ari byo. Kuko niba hari ikintu cyeza muri no minsi y'imperuka n'abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma. Abamwiteraniro rya mbere nababwiye ngo tugeze mu gihe gikomeye, dufite abahanuzi gito bahanurira abakira gusa. Agahanurira abakira gusa umukene akaba atamugeraho. Niyo agiye guhanurira umukene amubonamo ibyaha. Ko nutihana Imana izakwica, umukire akamubwira uburyo bizinesi ye yagutse. Niba hari umuntu Imana izahonda ku rwego rwo hejuru ni umuhanuzi w'ibinyoma n'umwigisha w'ibinyoma. Izabahonda kuko ari mwebwe muri abanyabwenge muririmba Bibiliya, mwebwe muri umuryango mwiza uryoshye muririmba icyanditswe, ariko umwigisha w'ibinyoma n'umuhanuzi w'ibinyoma Imana izabahonda nibatihana. Kugera ku rwego umwigisha ahagarara imbere y'iteraniro ukumva abwiye iteraniro ringana gutya ngo Imana ngo irashoboye ngo cyangwa ntishoboye, ngo ibikore ngo cyangwa ibyihorere, ngo iri hano ngo cyangwa ntihari. Murabona Imana yateranye abanyabwenge bangana batyo idahari. Nababajije ndabambaza abagabo ndababwira ngo umugore wawe akubajije ati mutware wanjye turashoboye cyangwa ntushoboye, wamusubiza none uyu mwigisha akikarakasa iteraniro ati narwigishije reka da yaribeshye. Ku cyumweru nshoje iteraniro rya kabiri ngiye kunywa amazi muri biro nayo nigishije iwacu ku Muhima. Umudiyakoni arangundira aransuhuza arambwira ati Imana iguhe umugisha. Ati twe tumaze ibyumweru bitatu dutahira aho ngaho.
atakaza akatwikoreza intebe akaguteza haleluya 40 ati musimuke 7 ati 8 ati mudasimukura burwaye abadayimoni ati tera haleluya 6 niba utarwanya Imana ati nyine ukavuga ati kugira ngo ati reka nyitere kugira ngo batagera mu rwanya Imana ati kuko ntayiteye yagira mu rwanya Imana. Icyo gipindi rero cyose umwigisha agira akanakubesha we munyetorero, ariko mutekereze nawe umuntu ashira isoni, ni umunyamoko, agambanira bene se, ni umujura ku cya 10 n'amaturo, akinika ibyabarezi, yaritukuje, akuyemo inda 5-6, aratendeka, afite abasore 8 n'inkumi aba muri korari, afite abakobwa 16 aba mu rusengero, yahagera mu nzu y'Imana akahurira n'umwigisha bameze kimwe, akudere atakira perimi, atidere atakira visa, ati promotion mu kazi. Naratangaye, Imana yeretswe ibyo ntiyereke ibyaho ukora ngo byihane. Iyo ntabwo ari yo mwijuru, iyo ni ryangombwa, kuko Imana yamwijurira abanzi igatunganya umuntu witwa ubugingo, yamara kubona ubugingo bwanjye nubwo bumeze neza, aga promotion mu buryo bw'umubiri, Yesu azatubwira dukizwe, kuko Imana ikidushakaho ni ukwezwa, ibindi ntibitureba. Ikidushakaho ni ukwezwa, umugabo agakizwa neza imbere y'umugore we, umugore agakizwa neza imbere y'umugabo we, urubyiruko rw'abasore n'inkumi ugakizwa neza imbere y'abakurera cyangwa ababyeyi bawe, kuko pasiporo itugeza mu ijuru ni ugukizwa neza. Nasuye umugabo n'umugore baba kandi bafite imirimo bakora mu rusengero, ariko umurimo bakora ntabwo muvuze, ariko ni umurimo mwiza nanubaha cyane. Ndabasura ngiye gusengera, bari bampamagaye ngo njye gusengera abana babo 4 barwariye rimwe. Umugore arampamagara atuze kuza gusengana, ndamubaza nise abana bawe batwaye kwa muganga birangate ko dufite n'abakristo b'abayode banga gutanga mituweli, akaba mu nzu y'Imana akamara imyaka 10-20 adatanga mituweli. Uri umuyo. Dufite n'abapantekote benshi uzi kubona umuhanuzi w'umuyobe yeretswe ibintu ku mugore utari utwite, akiva akorakora ahangaha kandi ari igitsina gabo, akiva akorakora ndashiriza dayimoni akamanuka ahangaha ku mugore utari uwo. Ubu niba hari umuntu bazaha igiti, ni umuhanuzi uzabura ubwenge n'umwigisha uzabura ubwenge, bazabaha igiti. Niba hari ibintu weretswe ku mugore w'abandi utwite katari uwawe, wafashe umuriyakonikazi agakora kuri yanda, urajya gukora ku nda y'umugore utari uwawe gushaka, bazabuha igiti. Uyu mugore arambwira ati nabatwaye kwa muganga biranga, ndamubwira ngo noneho fata telefone yawe uyihereze umugabo wawe anyihera ikaze, ko ntabwo njya nkunda gusura urugo rw'umugore n'umugabo nahawe ikaze n'umugore we kandi afite umugabo. Icyo gihe afata telefone yanjye akayihereza umugabo, ankaza nahamagawe n'umugabo kuko ndwana nawe ndamuzi. Arayimuhereje, umugabo arampamagara ati ni karibu, ati madamu wanjye rwose yakumbwiye atuze kuza gusengana, ni ndaje. Naraye muri korari 2 za Romera wa Safiri na Ebenezer, nananiwe ndazinduka cyane, nari ngeze Kigali saa 3 z'amanywa, simbukirayo ngo ngereyo nsanga umugabo n'umugore n'abana ntibigize bakizwa pe, kandi bafite imirimo ikomeye mu rusengero. Ngo tujye gusenga, nibuka ko tutari twezwa, tugiye kwezwa, ndababwira tugiye gusenga ngo reka tubanze twezwa. Ngiye kumva numva umugabo aravuze ngo so ngo don, ndamubwira ubu tugiye kwezwa, utangiye no kuzana n'icyongereza. Imana itubwira mitangira yerekwa ngo imbere yaparitse agasimba kitwa ipusi. Imana irambwira ngo agira umujinya mwinshi. Imana kandi irongera irambwira ngo kandi yaciye n'inyuma y'umugore we, ariko cyo sinakimwatuza umugore yumva, kuko kirazira kugira ngo uzasure umugore n'umugabo Imana ikubwire ko umwe yaciye inyuma y'undi bivuge bose bumva, uburinjije. Ubundi dukeneye abahanuzi b'abanyabwenge bameze nka Natani imbere ya Dawidi. Ntabwo dukeneye abahanuzi kuba waba ufite message ya korari ukayivugira ku ruhimbi, no. Andikira korari nabwo banze bacekinga ubwo buhanuzi. Kuko ufite message yo muri nyobozi ukayivugira ku ruhimbi, sibyo. Ahubwo bitakubwira ngo icyo ngicyo cyo nakimwatuje dusigaranye wa babiri mwiyama kudaca inyuma yo bashakanye. Ahubwo bitakubwira ni Imana irimira kugaya umujinya mwinshi, natura umujinya. Nyivuga ngo yatura umujinya, umugore abayikomanza ahangaha, ava hano, arukuru bajya bikora hano abagore, yikora ahangaha arakomanze, ava hano abayikorera aha, aravuga ati umukozi w'Imana ati n'umugabo agira umujinya mwinshi. Atari jya ku kazi n'umujinya mwinshi, wumva nakura akamamiyo mu muganga kureba. Uretse guseka nawe niko umeze mu rugo, uretse guseka. Burya inzu zihisha byinshi. Mu nzu y'Imana iyo duhari tuba tumeze nk'abamarayika, tuba twigwanditse,
ariko umuntu ashaka kumenya ko ukijijwe neza nakuguriza amafaranga nuyamwishyura nibwo tumenya ko ukijijwe. Kuguza ntabwo ari icyaha, ariko se ko bakuguriza urishyura. Umugabo ahita abwira ati mukozi w'Imana tubonye ukuntu ufite umugore ushira isoni, ati ubu namuhereza ikofe ry'amazi atenda agahinda. Imana irambwira ngo nagira ngo umenye rwose uyu urwariye. Ubu mwumwe wacu nibo batuzi. Ku bagore bacu nyakunda kuganira na madamu nkamubwira ni kabisa nubwo uri umuririmbyi nanjye nkamuvuga butumwa, narikunda kuzi nzi ko ukijijwe cyangwa udakijijwe. Ni kandi nanjye ubwanjye uranzi. Dukwiye rero gukizwa tugakura icyo dupfana n'Imana mu kwezi no gutunga. Ngana ku musozo mu minota itarenze 3 cyangwa 5. Ayobozi barambabarira, ari igihe ijambo ry'Imana rintwara rikanyica nkibagirwa ko mfite ubuhamya. Kandi ubundi Alex Kurunteye iyo nigisha nko ku mudugudu nk'inshuro zirenga 5 ubuhamya bunyuramo nk'iminota 3 cyangwa 5 uko muba muzi. Iyo mukoresheje iminota 5 ubwo mba nibwiye abambonye ariko bwa mbere. Abambonye ariko bwa mbere mugera mutaturebe. Ni 3 ntabwo nyirenza, nzagaruka imvura ikuye n'isubira. Iyo idasubira iba yitwa cyumba. Alex nanjye narakizwa nari uruhinja mu buryo bw'umwuka. Ubwo njyewe uyu mujyi wa Kigali nawubereyemo umupagani rwimbi. Igisambo ruharwa. Ngiye mvuka mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo, mvuka mu Gipanekoti, icyo gihe naguye 2001 ndangije segonderi nje gutegereza buruse ngo nige kaminuza ngeze Kigali. Ngeze Kigali ndagwa. Nguye mu mupagani rwimbi, ndibuka ko icyo gihe naguye mu ikipe y'abajura bazi kwiba. Icyo gihe nibishaga umusaza w'imyaka 93. Ambwira ko yatangiye kwiba muri 59. Baramurashe nta kibaho. Bamaje kurasa abajura nk'ibihumbi 2,100. Tumaje kurokoka turi nka 10 n'abangaye, harimo nge, harimo George ni umujepe arinda Muzehe. Icyo gihe yibaga ari umusirikari, ari perezida w'abajura akana perezida w'indaya, arya n'ubugoro kandi ari umusirikari. Harimo mama Fabrice wabaye indaya ku myaka 14, ari muri korali Intege mu Rubonobono, harimo Rebeka mu Gashyekero. Aha, noneho ngongwe umupagani rwimbi, ndibuka ko icyo gihe nibishaga ikaramu ntanga akazi ntako ngira, nsoresha abaturage ntakorana na leta, njya kwaka inguzanyo muri banke nkerekana mu irimbi, banki ikanguriza miliyoni 14, ikazakora research nyuma igasanga ni mu irimbi. Ngeze ku rwego rwo kujya nkodesha amazu atari ayanjye, nari mfite imfunguzo 700 nacurishije. Iyo nageragayo nasanga igipangu gikodeshwa naragikinguraga nkagishyiramo umupangayi. Yamaramo iminsi 3 bagakubita bakanagahanza amafaranga nari yatwaye. Ngeze ku rwego rwo kujya ndara munsi y'igitanda cy'umugore n'umugabo mukaza kuryama mpari. Ari nabazaga kuryama mbere yuko baryama bakabanza bagatikagurana bagahereza imitwe nkabategereza kugira ngo banze biyume. Bamara kwiyuga nkabiba nijoro basinziriye. Aho niho Yesu yansanze arangiza angirira neza. Mumpera icyubahiro. Mukomere n'amashoka byarwanze. Kubantu tuziranye twicaye hamwe twaganira amasaha 5 utarandambirwa. Iyo rero ari dimanche bashaka kwigisha ijambo ry'Imana cyane uhamye nkakora nk'iminota 5. Ndibuka mu bujura bw'indengakamere nakoze, ndibuka narigeze ku rwego rwo kujya njya no mu ntara. Ndibuka umunsi umwe umuntu yarambwiye ati we Rasta, nitwaga Rasta kandi nta musatsi ngira. Ubwo nge namweye urumogi rwitwaga ijisho nasangirane n'umutwe. Urumogi ruragenda ruramena ngira mbaswingi mba Rastameni, ngera ku rwego ntakigenda kuko mugenda ngo nagenda nk'umuntu w'umurastameni ntakozwe kugira ngo ntababaze isi. Mubita pansiya iyo nageraga ahantu nasuzaga nti niko ju batura yadushuje byarangiye. Urumogi rwaramenya amaso ndiniga narapfuye mpagaze. Ngeze ku rwego rwo kujya nsuzanyisha ikirenge n'umutwe n'agahanga nta guhereza intoki. Umuntu arandangira arambwira ati we Rastameni, ati hari umuntu ufite dendo 700 iruri mu karere ka Muhanga, atuzakodeshe dahiya tujye kuziba. Nkodesha dahiya n'umushoferi w'igisambo, turagenda tugeze iruri, aparika dahiya ku muhanda, asigara yirinze kugira ngo batayibya proviseri. Byari nka 5 z'ijoro. Manuka hepfo nurira igipangu, ngeze mu gipangu imbere sanga umukire yororeyemo dendo nyinshi, afite n'inka z'inyarwanda. Ngo ngeremo inkiravumera ivumereye nyirurugo, abwira umugore watanonuje n'igisambo ati mpereze itoki umpereze na wa muhoro. Arasohoka aracekinga mu gihe gicekinga, mitamukubita icyo bitaga westoro, mukubita sikive, mfunga amaguru ameza, ntega amaboko nk'amahembe y'inka. Arabarasanga zose n'inka. Abwira umugore ati twigire kuryama zose ndabona n'inka. Ngo bagera ku muryango bimwanga mu ndagorora isosi,
abwira umugore aramubwira ati nubwo njyanye bari butwire. Umugore w'umuhanga ubundi iyo nigisha nk'ikupure ku ikupure, ubundi iyo ni mu karere ka Rusizi byanga bikunze umushumba yo paruwasi ya witwa Masimaka mu Burungu, iyo ndi buhigisha icyumweru nsoza yanteranyirije paruwasi yose umugabo n'umugore nta mufiyemere urimo, nkerekana imbaraga z'umugore. Umugore w'umuhanga aramubwira ati ubwo batwiba igihe kirekire jya ukubita inkimu y'ibara uyishyira ku ruhande, ukubitiye kabiri y'ibara uyishyira ku ruhande tuhita umutema. Ndavuga ntarantemye. Abagore ni abahanga, umugore burya urugo ni umugore. Umugore unashaka serivisi yihuse cyangwa umugore, iyo ushaka ko imara ukwezi ni kunyura ku mugabo. Atuhita umutema, akubita inka ya mbere y'ibara ayishyira ku ruhande, akubitiye kabiri y'ibara ayishyira ku ruhande, igeze ku nkeshisha atarananirwa, ananiwe akajya azibarira aho ziri. Arabara mpita ko kubita icyo bita agasikive mwihisha mu nkeshatu ntangaze ebyiri nk'umuntu ugiye kuzikama. Arabara kuko imbabazi z'Imana abanyuzeho, abwira umugore ati twigire kuryama zose ndabona ari imwe. Ngo bagere ku muryango birongera bimwanga mu nda, abwira umugore aramubwira ati nubwo njyanye bari butwibe. Umugore aramubwira ati njira n'ubwoba bwo kubita igihe kirekire. Aramubwira ngo njyana ariko nambyuka ubwa gatatu ndamucamo kabiri. Bamajije kuryama nurira igipangu mbwira umushoferi ati imodoka twigishe gataza ku ntebe. Ubwa gatatu yaza ari ku ntebe. Ndashimira Yesu ko amaguru yanjye ari mazima, ndamuvinga nkatwara ubutumwa hirya no hino. Uwo wambabariye nagera mu muryango watanzemo agakiza. Dore abana barakunaniye n'abamwaromoye, dore abakobwa babagije 18 batangiye kwambara ubusa, dore umugabo wawe ni umusinzi yaramutaye. Imana yambabariye ninyura mu muryango wawe itangemo agakiza, kuko icyatumye Yesu yerekanwa kwari kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Narigeze ku rwego rwo kujya niba radiyo ivuga nyirayo mu kwicuranga. Icyo gihe naziraga 3 za Ospedo polisi, bamfungira igikondo kwa Kabuga, bamfunga mfite ibiro 93. Mu mezi 9 nsohoka mfite 31. Uwo munsi nasohotse ngeze ku Kimisagara nsanga umuntu arimo aracuranga radio sonoteke ndanyimwibirimo no kuvuga. Uwo munsi bari ndindushi yo kubabarira, ariko ngo mbure na Yesu aranyemeza yo kabyara abango n'abakobwa. Komeka amaso dusenge, komeka amaso dusenge, komeka amaso dusenge. Mu myaka yose mvuga ubutumwa bwiza ntabwo ndagirana ikibazo n'abayobozi ngo cy'iminota. Ni nacyo umuyobozi wese dukunda. Niyo ndengejeho 3 musaba imbabazi ntimbabarira narambiranyije. Komeka amaso dusenge, komeka amaso dusenge, kandi niyo uzakora igihe kirekire uvuga ibintu bikeya. Seri ya mbere ndashaka gusengana n'abantu babiri. Ndashaka gusengana n'umuntu waza ari umurokore akava mu gakiza agasubira mu byaha. Kabiri ndashaka gusengana n'undi muntu ukeneye kwakira agakiza ariko bwa mbere akavuga ati ngewe ndi umupagani ukigisha nasanze ntakijijwe, none nkeneye kuba urugingo rw'itorero nkabatizwa mu mazi menshi nanjye nkazahabwa ibyasezeranyijwe. Umuntu waza ari umurokore akagwa n'umuntu ukeneye kwakira agakiza. Ariko ikitonderwa umuntu w'inyigisho z'umubatizo si we nshaka, wewe watangiye kwiga. Ahubwo reka ndebe ko uyu munsi Imana yaba yakuraritse ukaba utarakizwa, kabiri waraguye ukaba ukeneye kubyuka, gira gutya usengere. Iyambabariye ikubabarire, gira gutya usengere. Manika ikiganza neza, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Wigira isoni, ngewe narihanye induru ziravuga, ariko umaze kunyura amaze kwihana ibihumbi n'ibihumbi. Gira gutya kizamure neza ikiganza, Imana iguha umugisha rata. Yesu aragukunda. Abanyetorero reka dukomere Imana amashyi. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Abo mumanitse ikiganza muhagarare ku maguru yanyu abiri, hagarara huri, hagarara huri. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Wigira isoni, yego rata mushiki wanjye. Ejo bundi urababaye urugingo rw'itorero, hano hari amakorari aryoshye uzandikira imwe muri yo nawe ubu muririmbyi. Imana iguha umugisha. Aha, ndi kubona umukozi w'Imana arimo gutera intambwe asa nk'uzana umukeka. Nabivuze ngo itorero ryacu rigira inama nyobozi b'abanyamwuka, taravuga umukeka itamenya ko wakwiriye. Abo muhagaze mutera intambwe, mutera intambwe musange yanigere, mutera intambwe, mutera intambwe, mutera intambwe, mutera intambwe mwihuse. Urabizi nukishijwe, kabiri waraguye, ngwino tugusenge. Yahamagaye ruharwa Regisi iracyakomeje akazi, kandi Yesu arabakunda. Nicyo cyatumye bararika kwari kugira ngo mwumve ubutumwa bwiza mu ndirimbo no mu ijambo ry'Imana, kugira ngo namwe mwihane. Kabiri ndashaka gusengana n'umunyetorero ufite icyaha kimwiziringiraho.
akumva impanda y'Imana ivuze nta bugingo yabona. Umujinya, ishyari, ubujura bwa 10 n'amaturo, kumara amezi menshi utabyigaburo ryera, ubwibone, urwangano, ukumva impanda y'Imana ivuze nta bugingo wabona. Ukaba ukeneye imbaraga zinesha icyo cyaha cyitwa inyongobeza bugingo. Hagarara ku maguru yabiri tugusengere. Umuntu ufite icyaha kimwiziringira akumva impanda y'Imana ivuze nta bugingo yabona. Hagarara aho tugusengere. Yesu aguhe umugisha rata. Yesu aguhe umugisha. Iyo umuntu akijijwe neza ababizi, Imana ibaho umugisha. Hanyuma n'inginge pastor watuyoboye kuko undi yadusengeye adufasha gusenga. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye kubw'ineza yawe n'imbabazi zawe, tugushimiye kubw'ijambo ryawe twumviye mu nzu y'ituru izina ryawe, kandi ijambo ryawe ryavuze ko abarushye n'abaremerewe bakwiye kuza ukabaruhura. Biragaragara ko abantu baruhijwe n'uburaya, baruhijwe n'ubujura n'ibyaha bitandukanye by'uburyo bwinshi. Turagusabye mwami kubw'abantu bapfukamye ahantu, turabasengeye ngo hari ibyaha n'ibicumuro byabo, tubirukanyeho imbaraga zibarwanya, tubirukanyeho imyuka mibi, turabasengeye ngo umwuka wera akorere muri bo kandi ubagirire neza. Imbabazi zawe bazisasire izindi baziyoroze. Hindura amateka yabo Mana, bakeneye kugira ubuhamya bwiza, bemera kukwakira nk'umwami n'umukiza, barashaka gukorana nawe, barashaka kugendana nawe. Turabasengeye ubwiza bwawe bagereho, gira neza itorero, turarisengeye Mana data wa twese uri mu ijuru. Abafite intege nkeya, abakururwa n'ibyaha bitandukanye bituma badakizwa neza, ariko imbabazi zawe zibazeho, baha imbaraga zo kunesha, baha imbaraga zo gutsinda umubi, kuko uri Imana ishobora kubanirwanirira. Rwanya ibibarwanya.